please next time don't do it. Ntuzongere kubikora, ko nimwongera kubikora nzajya mbakubita amakompura. Yeah, like Yago. Rero nshuti bakunzi ba Mba TV Rwanda, mwebwe mudukurikirana mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Turabizi ko aya masaha hari abari kubyuka, hari abo bigeze mu gicamunsi, ndetse hari naho bagiye kuryama. Bo bose ndagira ngo mbabwire ngo mu by'ukuri mubashe kugira ibihe byiza. Ntabwo nanone ndi bwibagirwe gushimira abantu bakora subscribe cyangwa se bakoze subscribe kuri uyu muyoboro wa Mba TV Rwanda. Ariko nanone tunabwira umuntu uyirebye bwa mbere, just 5 seconds, subscribe there, down, subscribinga, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma ntabwo ndi butinde, nje guha gasopo cyangwa se kuganira n'abantu batanga comment ziri negative. Comment ziri negative kuri MBA TV Rwanda cyangwa se Mba TV Rwanda. Ubundi uyu muyoboro ni w'abantu b'abarwanashyaka, abantu mu by'ukuri bashyigikiye umurongo M23 ndetse na Twirwaneho barimo. Ahangaha ntabwo ndi bwibagirwe kuvuga AFC nk'umubyeyi ubyara aba bantu narimvuze. Kameme AFC ni iri hejuru, ni umutwe wa politike ufite igisirikare cya M23 ndetse na Twirwaneho. Rero mpereye ku bayobozi babo, ubwo mvuze ngo General Sultan Makenga, nkavuga ngo General Sematama Kudeshapo, nkavuga nti n'abandi bose bawuri ngoma, nkavuga ni Colonel Nangasa. Mu by'ukuri ntabwo naba nibeshye kwa muri abantu b'abagabo cyane. Hanyuma hari abantu nagiye mbona ku biganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro ngenda nkora kuri YouTube Rwanda, ibiganiro bikangurira abarwanashyaka kwitabira kujya gutabara ndetse no gufatanya n'abandi mu kwivuna umwanzi wateye muri Kongo. Uyu mwanzi ni abawazalendo, ni FARDC, ni FDLR, ni bara bose ni abarundi. Mu by'ukuri aba bantu bateye umuryango mugari w'abantu bavuga ikinyarwanda kwa muri Eastern Congo. Hanyuma habaho auto defense, habaho kwirwanirira kugira ngo byibuze abantu babone uburenganzira bwabo mu gihugu cya Kongo. Ibi impamvu mba mbivuze, mbagira ngo mbanze nsasire numve cyangwa se mbabwire mwumve impamvu y'ibi biganiro tuba dukora. Hanyuma nkatangazwa no kubona abantu baza muri comment bakandika just message zitari nziza, sutwa kambyite gutyo. Please, niba mushaka gutera komanteri zitukana zigira gute, ntago mbishaka. Hari channel nyinshi mwareba, hari channel zabaye Masi, Muhira TV, hari channel z'abapadiri Nahimana, ibigarasha ndetse n'utugara. Izo nizo mwakagombye kureba. Ubundi Mba TV, we are ambassadors of peace. We are ambassadors of peace. Twebwe twigisha amahoro, tugatangaza amahoro, tukigisha abantu kubana mu mahoro. Hanyuma waba udashaka ko tubana amahoro, ugashaka ngo dutege ijosi duteme, just twirwanaho. That is why Twirwaneho is there. That is why also M23 is there. That is why we are standing up. We are standing up. Niyo mpamvu duhagurutse kugira ngo turwanye umwanzi ahubwo. Hanyuma nyamuneka comment zanyu ubutazajya mbasome n'amazina, ariko ntekereza ko nta nicyo bimaze, kubera ko most of the people they usually use the fake names on YouTube. Even on the emails they use fake names, but those who are real, I don't want to just to read you. No. Abo ndifuza ko mwisubiraho. Ndumva muri iyi si nta muntu n'umwe wumva ashobora kubaho adafite amahoro.
wese abagomba kubaho afite amahoro yumva yishimye. Why not others? Why people are there suffering there? International community, why people are there suffering there, and then you cannot do something? So you want us to say thank you of what you are doing? You want us just to put there so that people, so we shall not appreciate this kind of shit. No. Rero comment ntabwo ndi buzisomye imwe kuri imwe, ariko icyo ngira ngo mbabwire nuko nabagaye mu buryo bumwe cyangwa se bwinshi. Nkunda kuvuga ngo mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ari uburyo ushobora kugayamo umuntu mu buryo bumwe, ari n'uburyo ushobora kumugaya mu buryo bwinshi cyane. Rero mu by'ukuri niba warafashe ibiganza byawe ukandika the wrong comment on YouTube MBA TV, ugafata umwanya ukandika the wrong comment, the negative comment, please next time don't do it. Ntuzongere kubikora. Kwani mwongera kubikora nzajya mbakubita amakompura. Yeah? Like Yago. Urumva? Nzajya mbakubita the kompra, amakompura menshi agiye atandukanye. Ariko ntabwo ibyo ndifuza ko twubaka umuyoboro mwiza, umuyoboro ubasha kugera ku bantu benshi, ndetse ukanatangaza amahoro. Just peace. Peace for Twirwaneho, peace for M23, peace for the Congolese, all Congolese. Even those people who are doing wrong things, FARDC, even Wazalendo, they have given the machetes and the weapons by the government. We are quite sure that sometimes you do not even know the intention of the government. Turabizi neza ko mu mategeko y'ibyaha by'intambara, ubundi the subordinates sometimes they are not held accountable. Ntabwo babazwa ibyaha bakunze gukorera mu byaha by'intambara, reka tubyite gutyo. Kubera iki? Kubera ko sometimes they are given commandments, bahabwa amabwiriza, bahabwa amategeko. Rero abantu babakuriye ari igihe uba udashobora kwigobotora uwo muntu waguhaye itegeko ryo kugira ngo ukore icyo kintu. So that is why you Wazalendo people, you those people who are trained, they are civilians but they are trained, but reka mbabwire mu by'ukuri you are Congolese. But what you have to know is this: niba nta buryo ushobora kwikura muri government cyangwa se udashobora kuresist, va muri igiciro cya FARDC, urebe uburyo wakwinyabya immediately kuri M23. Kubera ko bari abantu ari umumama nakunze cyane wavuze ngo M23 twirwaneho, ngo barasa n'Imana, ikindi ngo bahetse isezerano. Those people are not ntago wabagereranya n'abandi, ntago wabagereranya n'abandi. Niyo mpamvu tugomba kubakunda tukabashyigikira. Mba numva naririmba, ndabizi mba numva naririmba nkakubita amakompura Kisegeti Kinshasa. Chama chetu kina nguvu sana. Kongo ichama cha M23 cha AFC cha kirimo twirwaneho wako na nguvu, ndio sababu inatusababisha kufanya nini? Yani sababu inatusababisha kufight ama kupigana na au maadui ambayo si wapenda amani, yani hawapende amani. Ndio maana huwa tunasemanga kama hamwezi kuongoza wananchi raia vizuri, ndio maana tunasema acheni, tokeni kiti ndio wengine wakalie kiti, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaweza kalia hiyo kiti na waongoze wakongomani vizuri, ili waishi kwa amani bila ubaguzi, bila kupigana, yani bila kitu yoyote ambayo inawafanya wasikae pamoja, yani unapata watu wanapigana bure, just bure tu.
yani unaenda kupiga mtu, unaenda yani unachoma nyumba yake. Ibi bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Niyo mpamvu we Congolese we have to live peacefully. Ariko nanone gasopo none ndarakaye nari ndaseka mukanya nise ndakara. Reba hano yewe umutsi hano barakarira isi narakaye. Reba hano wowe narakaye, wowe wandika comment iri negative kuri MBTV n'ijisho rishirira. Abonye ndakwiramye ngoye gasoko, jya kureba Emasi, jya kureba Padiri Nahimana, jya kureba nari ndakaye ariko biranze. Sometimes uyu munsi nirugwanye vibe zo guseka zo kwishima ariko natanga gasoko. But wowe wanditse ya comment utukana ugenda uyisibe, nutanayisi ubutanu uzayandike kuko we are ambassadors of peace. Ariko ntabwo bizatubuza kuvuga ukuri ngo tukubabwire mukumenye. Bakongomani muri kunyumva, AFC irabakunda, bakongomani muri kunyumva, M23 irabakunda, bakongomani muri kunyumva twirwaneho irabakunda. Hanyuma ni ngombwa ko mwideklara mukamagana Kisegeti akava ku butegetsi byaramunaniye, yananiwe kwicaza abakongomani ngo babane neza. Niyo mpamvu ubona batwitse umuntu, bamuriye Bunyama, just ukotsa umuntu ukamurya. Byarabaye ABCD, nkunda gutanga izo ngero. Amajoro Kamizobe barapfuye murabizi, ba Boneri murabizi ukuntu bapfuye Kinshasa ku butegetsi bwa Kisegeti. So we are the fighters for the peace. Reka nsoze, ntabwo nasoza ntashimiye chama chetu, yani huwa tunaimba chama chetu kina nguvu sana, chama chetu kina nguvu sana. Yes, ukongo sisi tuko na nguvu sana. Yani adui akishaona madoadoa huwa anaacha mzigo. Aliona madoadoa kweli, adui akafunga mizigo. Ciao, ndabakunda cyane ku bafana batwirwaneho AFC ndetse na M23 n'abakongomani muri rusange.